HPG ubufasha buri hafi. Nitwa Uwizeye Vivine, nkaba nkora muri HPG muri serivisi y'iyamamazabikorwa n'ubucuruzi bwa product zayo. Vivine, hari ukuntu abantu bakuzi, hari akazina ngira ngo ushaka kuvuga abantu bagahita bibuka uwo ari we, ntibagire ngo ni Vivine batazi. Izina rindi ni Miss Vivi. Miss Vivine, aha tugusanze ni he? Warangira abantu aha tugusanze? Hano ni muri kampani bita HPG, itanga ubwishingizi bwo kwivuza, ikagira n'izindi serivisi ikorana nayo, hako ibaha discount card, ushobora kuba wajyana ku supermarket, ukaba wajyana ku masitasiyo. Kugira ngo uhagere rero, dukorera hano muri etage ya Chez John, iteganye uturutse Rwandex, ni etage iteganye n'umuhanda ujya Burarirwa, cyangwa twavuga ku isoko rya Zinya muri Kicukiro. Niyo hakurya y'umuhanda muri kote uturuka Sonatibe uba werekeza Rwandex, uva Rwandex ni hakurya y'umuhanda. Uti uva Rwandex ni hakurya y'umuhanda. Uvuzemo ikintu wise medical discount card. Iyo karita iteye ikoriti. Medical discount card niyo tuguha, tukaba tukwishingiye ko uzajya kwivuza, tukabaka kugabanyiriza, kuko hari ibyiciro byinshi bigiye bitandukanye. Baraho bakugabanyiriza 40%, haraho wishyuye 280 umwaka wose ku muryango wose wawe. Ntabwo tureba abagize umuryango uko ari bake cyangwa benshi, apfa kuri abagize umuryango wawe. Ikindi ntabwo tureba imyaka y'abagize umuryango wawe bose, ahubwo twebwe tureba ko ari abamemba mu muryango. Iyo rero medical discount card example nk'iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni ukuvuga ngo bigaragara ko uyu yafashe ko azarihirwa tuzamurihira 30%, akitangira 40%. Iki akaba ari icyiciro cyacu cya kabiri, aho umuryango wishyura 450. Hakaba ari icyiciro cya gatatu, aho umuryango wishyura 350, tukamutangira 70%, wakijya kwishyura akishyura 30%. Hakaba icyiciro cya kane 850, tumwishyura 80%, yajya kwivuza agatanga 20%. Hakaza icyiciro cya gatanu, aho wishyura 1,200,000, wajya kwivuza tukishyura 90%, wowe ukishyura 10% yonyine. Hakiciro cya gatandatu, aho umuryango wishyura 1,500,000 wose, tukabavuza 100% bari mu bitaro, ni 10% bivuza bataha. Hakaba icyiciro cya nyuma aricyo cya karindwi, aho umuryango wishyura 2,000,000, tukamuvuza 100% aho ariho hose, yaba muri farumasi, yaba amavuriro, yaba muri serivisi za nutrition, aho ari hose tumwishyurira 100%. Bikaba ngombwa yuko ndetse yaba no kwivuza hanze mu mavuriro dukorana nayo, naho akaba yishyurirwa 100%. Ahangaha namubwira ko wenda naho hari no ku bitaro, iyo ari mu bitaro, aho batangwa serivisi bashobora batagemura, naho byose biba birimo ari 100%, byose biba birimo ari serivisi z'imiti, byose abarimo byose abyishyurirwa 100%. Nongere bisubiremo, iyo umuntu yishinganishije muri HPG, akaba niyo yaba amafaranga yishyuye aba ari ku muryango wose, uko umuryango wungana, niba ari umuryango wewe waba ufite 3 cyangwa ufite abantu 10 wese ntahejwe. Ikindi nakongera gusubiramo agacya muri HPG, iyo ugiye kwivuza cyangwa uvuye kwivuza, ntago tugira ngo aho utagomba kurenza. Urivuza rwose, niba ari amasezerano twajyanye y'umwaka wose, wakarinda arangira ari umwaka wose, ntawe uguhagaritse, nta n'ukuvujije uburenganzira bwo kwivuza ngo wenda ngo warengeje cyane amafaranga wishyuye. Reka da, aho urivuza rwose nta nkomyi, yaba muri farumasi, ntawe ugira ngo wakwiba umuti wenda ngo wageze ku warengeje ikigero runaka. Ubwo nuvuga ngo rero muri HPG ni ubwisanzure, ni amahitamo nyayo, ni amahitamo akwiye.
bivuge ngo umuntu ufite umuryango w'abantu benshi ntabwo mwishyuza amafaranga menshi mugendeye ku mubare w'abantu afite. Oya, bisobanuke neza rwose. Umuntu niyo aje kwaka ari we chef de ari we mukuru w'umuryango, niyo yaba afite abana 10 turamwakira, nta kindi kiguzi tumuca kijyanye, tumuha ku giciro n'ubundi cy'umuryango, yaba n'uwazanye bakeya bose bariha kimwe, ntibigombera ngo bafite benshi cyangwa agize afite bakeya. So rero urumva ko ibiciro byacu birahendutse, ikarita yacu kuyigira ni ingirakamaro. Uko ikarita niyo ifite n'uburyo navuze, ujya kuri station dukorana za Mount Meru, ubasha kuri litiro imwe bakugabanyizaho igiceri cya 20, amafaranga 20. Urumva ko amafaranga menshi koko, kandi agabanyirijwe yakarita wivuza nanone ukongera ukayikoresha nanone mu gihe ugiye kuri station y'essence. Hari amashuri dukorana nayo ugeze yarakugabanyiriza bitewe n'amasezerano twagiranye, ngo Minerval wishyura hari ayo ugenda ugabanyirizaho. Hakaba n'amasupermarket dukorana, ya karita yawe nanone ukoresha wivuza, iyo ugeze ukayitanga nabwo barakugabanyiriza ku bicuruzwa ubuguzi. Nkaba nkangurira abantu rero kuza iwacu, urumva ko byose twabiteganyije. Ikindi nuko muri ikarita harimo agashya yuko ubundi serivisi zibijyanye n'ubujyanama mu by'imirire cyangwa kwivuza mu ivuriro, urumva abantu ntabwo bari bakunze kubyitabira kandi bazi ko bihenze cyane, ariko twebwe twakoze agashya. Burya iyo company ije izana agashya kuko ibiri ku isoko ihangana n'andi, niko gashya rero twebwe twashyizemo nka HPG. Kuko umuntu nabwo icyo wahisemo iyo ugeze muri izo serivisi ugihabwa ugabanyirijwe intuza ijanisha twemeranyijeho mu masezerano twagiranye iyo wishyuye. Ikindi amafaranga yishyurwa nagiye mvuga ibyiciro ni ku muryango wose kandi ku bantu bose ufite bafamiye. Naho ku basiribateri ho ibiciro biragabanuka, hari uguhera kuri 550 tubavuza 100%, ukaba wabasha no kuvuza umubyeyi wawe, niyo yabara ababyeyi babiri bapfa kuba ari ababyeyi bawe kandi ari nawe ubahagarariye, nta wundi bigaragaza ko nta handi bakuru ubushobozi bwo kuba bakivuza. Noneho urumva ko yuko n'ubundi ibiciro bigenda bigabanuka bitewe n'ijanisha ushaka ko tuzajya tukwishyurira uri kwa muganga cyangwa n'icyo uhisemo kikunogeye. Ni karibu rero muri HPG rwose, umukiriya ni umwami, umukiriya tumwakirana yombi. Guhitamo HPG ni amahitamo meza, ni amahitamo nyayo akugegeza ku cyerekezo nyacyo, aguha ubuzima buzira umuze kandi akurinda mu bihe bikomeye byo kuba wasohora amafaranga ugeze mu gihe cy'uburwayi. Uganiriye neza cyane, usobanuye HPG na serivisi zitandukanye utanga ndetse n'umwihariko muri iyo karita yanyu. Ngira ngo abakureba ubonye uko umwana nkomoza ku kantu ka nutrition, ka serivisi ya nutrition waruvuze, ngira ngo ugire nk'akantu uvugaho abantu bashobora kuba bafite ikibazo cy'umubyibuho cyangwa cyo kuba ari bato cyane, ugire nk'icyo wabwira kuri iyo serivisi ya nutrition niba hari icyo yabafasha. HPG yatekereje cyane ku bantu kujya gushyiramo agahanga gashya ko gukorana n'iby'imirire bya inyunganiramirire mu rurimi rw'amahanga akaba ari nutrition. Kuba rero byariyongereyemo bifasha abantu cyane, nko mu gihe abantu bakeneye kuba nk'uku ndi munini, byaramfashije nanjye aho mariye kuba nkorana na HPG mfite ubwishingizi bwabo. Nuko mu by'ukuri wegera inzobere mu by'imirire, kuko hari inzobere zibizobereyemo zibifitiyemo ubumenyi kandi zabyize zinabisobanukiwemo, ni ukuvuga ngo zibikora ubunyamwuga, zikugenera rero bitewe n'umubiri wawe uko uteye, kuko abantu bagira imibiri itandukanye. Hari ushobora kugira umubiri ushobora kubyibuha vuba, hari ushobora kugira umubiri ushobora kunanuka. Ibyo byose rero twabirebyeho, niyo mpamvu twashyizemo yuko iyi serivisi y'inyunganiramirire irafasha. Ikindi ku bantu barwaye indwara zidakira cyangwa amadiyabete n'ibindi, ahangaha nabo bagirwa inama y'uburyo bakitwara, bityo bikaba byabagabanyiriza kuzamuka kw'indwara yabo cyangwa uburyo indwara yabazahaza. Ikindi habamo ibintu bya massage, bivuze ko hari ivuriro dukorana byo bita Green Hope International,
rikora ibintu bya massage, rikora ibintu bigiye bitandukanye bigushobora kugufasha mbese kumererwa neza mu mubiri udakoresheje imiti wenda yindi irimo twavuga wenda ubutabire, imiti chimique, ahubwo ukavurwa mu buryo buri gakondo ariko uteye imbere. Mutugane muri HPG mugire amahitamo nyayo.